Hola hola my people, what's good ngo mumeze mute? Uyu ni wa mukobwa wanyu Angel, nkaba nagarutse ndabizi mwari munkumbuye cyane, gusa uyu munsi noneho mbafitiye ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza cyane. Hama nongere kwibutsa ko turi mu mwanya mwiza wa cinema, tukaba twasanze umuntu ari kuri set, gusa nyine twamubwiye tubabarira uduha umwanya kuko ufite abafana benshi cyane. Mbibutsa ko iyi na yindi ari Go High Show. Ushaka kuba mwibaza SK Angel ari kumwe nande kari kudutera ubwoba, gusa mushonje muhishiwe kandi amatsiko mufite agiye gushira muri kano kanya. Katwakira umuntu ntaramuvuga, reka arabibwira mwebwe kamera niba ikimujyaho murahita muvuga wow. What's up? Yola. Bimeze bite? It's fresh. Abantu nanze kubabwira uri we gusa barakuzi. Watangira ubibwira. Kubanzi nubwo kubibwira kandi banze nanone umva bigoye, ariko reka batanzi mbibutse banyita Killerman cyangwa se Majoro, nkaba ndi umukinnyi wa filime ndetse nkaba ndi director na producer. Ni wa musaza wanyu Killerman the Major, nabashishikariza gukurikirana Go High Show kuri channel yabo, haratwika koko hagiye gusa. Okay. Abasanzwe bamuzi of course mumuzi nka Killerman cyangwa Majoro cyangwa se Afande, akaba akina muri filime nyinshi zitandukanye mu Rwanda kandi ziri kuri hit, yaba iza comedy yaba filime z'ubuzima busanzwe, araza kubibabwira byose. Gusa muri kano kanya reka abanze ababwire abantu batamuzi, abanze babwire filime akinamo kandi zikunzwe cyane ku buryo n'abatazizi mwajya kuzireba kuri YouTube channel ye cyangwa hariho hose. Umubwira iki? Anyway, ndi gukina muri Killerman iri guca kuri X Nation, series yanjye ya gisirikare. Senga kina muri Major ica kuri Kigali Nation, nayo ni series yanjye ya gisirikare. Deja yo final season 1 yararangiye, ngiye kubaza season 2 mu kwezi kwa 10. Akaba Mugisha na Rusine naho nyinamo, deja nubwo niyo turi gukora uje usanga ari turi gukora. Akaba ni ya Bishop Gafaranga yitwa Ibyaha byanjye, nindi yitwa Umujinya w'Imana izica kwa Bishop Gafaranga. Projet zo ni nyinshi, sibyo ko ari n'izindi ngiye gukora zijye guca kuri Zacu TV ya Nyiribyondo nitwa Komando. Imishinga ni myinshi ko buri munsi ndashaka njye mu maso y'Abanyarwanda nakubikisha urungu cyane. Murabyumva Killerman abafana be abafitiye ibintu byinshi kandi byiza, urumva nyine biracyapfundikiye, gusa mushonje muhishiwe. Afande cyangwa Mr Killerman, ufite ibibazo byinshi, singira uri kubyibariza ahubwo ndi no kubariza abafana bawe. Umva tuba twatumwe. Umuntu ashobora kwibaza eske bakuzi nk'umukinnyi wa filme mu buzima busanzwe, gusa ashobora kuba yibaza mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Hari ikindi kintu ufite ku ruhande kitari like being an actor? Ikindi kintu waba ukora ku ruhande? Ni ikindi kintu nawe mfite ku ruhande gifite aho gihuriye n'ibya filime nacyo. So mfite aba comedians babanyinira bakinira ku channel yanjye yitwa Big Mind Entertainment. So numva ari cyo kintu naba nkora gitandukanye no kuba njye nabandi gukina, ariko ngo byose biri mu gatebo kamwe. Nta kindi kintu kitari icyo ngicyo, sibyo kuba najya gukina ndetse nkandika n'izanjye bari bujye gukina, cyangwa se nkafite ikiraka cyo kujya kudirectinga filime runaka. Ni ibyo nkora byose, nkora bifite aho birore na cinema. Umuntu ashobora kuba yibaza cyangwa abadukurikiye bashobora kuba bari kwibaza eske how do you see cyangwa ni gutubona movie industry yo mu Rwanda? Ngira ngo n'utari kubibona bakunda bajya bavuga ngo n'utareba arihumuriza. N'utari kubibona ngira ngo azabibona, kuko nimba twarakoraga filime kera bikaba ikibazo cy'uko umuntu dufite izo dukompara nazo, ugasanga umwanya wari kubita kuri filime yo hanze kuruta iyo indani mu gihugu, ugasanga ari filime zikaze ku 300,000, ugiye kuri bamenye usanga ipima 400,000. Deja nizanjye za Killerman ifite filime ya episode ya 7 ifite 5 miliyoni, ya kabiri ifite 2 miliyoni, ya gatatu ifite 700,000.
kuvuga ngo nimba mfite filime zigera mu 10 ziri nta nimwe iri munsi y'ibihumbi 300 urumva biba biri gukurikiranwa nimba bamenya ashobora kuba afite filime nta nimwe iri munsi y'ibihumbi 200 ziri gukurikiranwa gutyo n'abanyakso n'abandi urumva ko tumaze sinema maze gukundwa cyane niba tugira indi nkunga irenze kuyo dufite bizakundwa ndetse birenze nuko abantu babitekereza umuntu cyangwa abadukurikiye bashaka bari kwibaza ushaka kuba ukina filime gusa ufite umuntu ufata nshaka kumwita role model cyangwa umuntu w'icyitegererezo like muri runo Rwanda tureke no kwirirwa tuvuga ku byo hanze ushaka ufite umuntu waba warakwinspiring uri kuvuga uyu muntu ukunda akora ibintu bye ndabikunda wenda simvuze wamwigana gusa ushaka kuvuga maybe nanjye iyi talent nyirimo neza akagwa inspiration yo kuba wabikora hari uwo waba ufite utazamenyera sha nibiki mufite nazize ibyacu surabizi none ibyanyu bifite amahembe cyane ibizungu ibyandika bibyirabura nese ubundi afande ko ndeba hasi wabyibushye abyibushye we utazamenyera nukuvuga ntago navutse n'ubundi nyine nanjya kubikina mfite aho nabanje guca n'ubo nabanje kubona ko yangeza ku nzozi zanjye urumva niba ariwe nizereyemo ubwo niwe nafanaga so ku bantu babizi neza kwanza barabizi n'abandi batabizi njya kuba umu acteur wa mbere na mbere nahereye muri Nyakso nabanje guhura na Nyakso abari undema no kuba kano kanya bona ndi Kiramani nyine niwe wandemye uko yanyangiraga izo role za gisirikare nkazikina neza biza kumviramo kuba nazikomeza nyine umu acteur nyine uzwi kuri iyo role numva ko role model wanjye ni Nyakso. Shout out to Nyakso. Okay, anyways nyine ni ibibazo byinshi tugufitiye gusa ushaka kuba ufite akajambo wenda muri filme mu buzima busanzwe ushaka kuba ukunda gukoresha wavuga kugira ngo abafana bawe bishime bavuge Kiramani ari hariya nago buriya nawe wamubona. Iki kibazo mbiye kiragoye kuko singira ijambo burangiye ngira gusa abantu bamenyera ku ijwi ryanjye ijwi bakamenyera ku jisho arukuntu jisho iyo ndakaye risa nkaho rimanuka nicyo kintu abantu bakunda kunkundiraho cyane ngira ngo no muri twasuye nimugoroya mu gishano Rusine bari barimo baranserereza ngo Mugisha yazavuga ngo ubundi igijisho ryawe kutubona cyari kutubonamo babiri biza kuba nko amwaza rero ndamubwira ngo ngwino hano kuko mu yarangiye naramurashye yarangira ngo warandashye twata iyo mpamvu igijisho ryawe ridakora neza ahita amwaza ndamubwira ngo ngwino hano mu kwita ibikashe so rero ikintu abantu banzo narukane n'abandi ni igijisho iyo ndakaye biba ngombwa ko rimanuka ariko nirizima dore barabona ko nganuye cyane abantu bose barabibona umuntu ashaka kwibaza ntago iyo umuntu ari mu ibintu byose biba biri perfect cyangwa biba biri straight haba harimo imbogamizi cyangwa ibibazo agenda ahura nabyo ni izihe imbogamizi ugenda uhura nazo mu gihe uri gukina filime and ni gute ubyovakaminga cyangwa ni gute ubisolvinga izo mbogamizi wahuye nazo imbogamizi za mbere ari ugutenguha n'abakinnyi za kabiri ego ntabwo ndakora projet ngibure ariko bagenzi banjye rya gukora projet ndayitaho imbaraga n'umwanya ikabura njye ikintu cyakingora rya abakinnyi bakererwa ku kazi ariko mfite amahirwe ngira bariseriye ikintu kibagora ni ikintu cyo gukererwa ntabwo bageze mu kazi ibintu biri bugende neza ikindi kintu kingora ndumva nta kintu kingora muri ibyo ngibyo kuko ibyo njya gufata umwanya wo kujyamo mba nanje kubona ko bitazagongana n'imikoranire yanjye n'ibindi bintu mfite iyo uri gukina filime ni wowe ubyifashamo wenyine cyangwa ufite umuterankunga cyangwa ufite n'abandi mufatanya biterwa kuvuga ngo imyandikire casting directing ni njyewe that's good gushora mbafite especially mfite boss wazacu Neri Misago niwe bungu boss wanjye mukuru akaba boss wa Kigali Nation ndetse na Clapton na Gafaranga ubone wa boss banye mfite muri kano kanya muri make mfite ababosi benshi ni ikihe kintu gituma wumva ko movies cyangwa cinema mu Rwanda ishobora kuzatera imbere cyangwa urabona nyine mushaka gukina filime gusa ntirebwe kuri high percentage nka zino zo twavanye hanze ni ikihe kintu wagira inama cyangwa wowe wumva nka inspiration cyangwa nyine nka uniqueness abandi basanzwe aba acteur bagenzi bawe bashaka kuba bakoresha kugira ngo either movies zanyu nizigume mu Rwanda gusa ahubwo zibe sold no mu kindi gihugu like abroad zibe international nkuko nabikubwiye mfite filime ifite miliyoni 5 mfite n'indi ifite miliyoni 2 mfite n'indi igiye kugira miliyoni kwanza ejo ushobora kurara yujuje ubwo rero urumva naga miliyoni 5 zo mu Rwanda zirebe iyo boro gusa kuko unarebye usanga comment nyinshi ifite ari zo mu Cyongereza mu Gifaransa mu Cyarabu kuvuga ngo iyo ngiyo yararenze imipaka yo mu Rwanda ikagera naho ngaho hanze navugaga so rero kuvuga ngo nuba ukoze mbigire n'abagenzi banjye nimba ukoze filime kwibanda ku rurimi cyane uri kuvuga umuntu utari kurwumva
gerageje rero subtitles kandi ikindi bintu uri gutanga nyine nibigaragaye ko biri filime ukuntu njya mbivuga ngo theatre ukuntu bakabyumva nabi ariko nyine nta kuntu ukora filime nawe ukabona ko wakoze filime nyine koko nukora filime nziza rero iyo ubwayo izicuruza kuko murakora filime agashira kuri YouTube abafana nibo bahitamo kubona ko icyo kintu bari bukirebe cyangwa batari bukirebe iyo rero batari bukirebe kiguma niyo mpamvu ubona ko kiri loko ushaka ko kiba international rero ufite ubundi buryo ugikoramo nanone ni ibintu twasobanura cyane nyine ni amabanga y'akazi ayo nanone gusa rero ko atabujijwe kuba yabwirwa bagenzi bacu ko icyo dushaka ntabwo ko twikubira ibintu dushaka ko nyine sinema itera imbere rero bafashe umwanya ngo baze tubaganirize nabwo byabo tukabaganiriza nk'uko tubizi hari abana benshi cyangwa abantu benshi bafite tala banakubona akavuga njyewe Mr Killerman ni role model gusa nta bushobozi cyangwa wenda ababyeyi bari kuvuga banza wige cyangwa iga ibyo ngibyo ntago wabikora ibi bintu waba warabijemo warabyigiye cyangwa ni ibintu wagiriwe inama n'ababyeyi bawe cyangwa wabyisanzemo bikunda okay mbere na mbere ni impano yo mu rugo kuko papa wanjye akina theatre akina mu runana so urumva wenda ni ikintu kiba cyarankurikiranye cyo mu rugo gusa nanone uvuze ngo abana baba bari mu mashuri n'iki ntabwo nakwifuriza kuba bava mu ishuri ngurije muri bino bintu ko biba byiza noneho ibirimo ufite n'amashuri yawe amashuri rega ntabwo ari ikira gipapuro ni skills wakuyemo muri ibyo ngibyo wagiye kwiga so rero iyo ufashe iyo skills ufite ukayifatanya n'ibi ngibi nanone bigira ikindi kintu bikubyarira kandi cyiza okay ushobora kugira inama abanyarwanda cyangwa abandi bakinnyi ba filime badukurikiye ikintu cyatuma movie zabo ziboostinga hari umuntu ukora nka movie imwe ukabana nafite tala gusa akahita avuga ngenda poe nago nayindi nakora nyine tu nyine akahita giving up we ni ikihe kintu kikwiinspiringa kuta giving up wenda turetse nibyo by'ama views ugitangira ntago wayisubona views ushaka views mu 3 mu mezi 3 urumva rero ushaka kubabwira kubaha nyine inspiration yatuma n'umuntu watangiye YouTube channel ye afite movie avuga ndakina gusa nyine akagira akavuga I give up ibi bintu rwose kandi ubona kabizi niye nama wabagira yose ikintu cya mbere nibanze kukubwira kuri ibyo ngibyo buriya ari ikintu bita isaha y'umuntu cyangwa isaha y'Imana buri muntu mu buzima abamo bwose aba yandikiwe intambwe runaka n'urugero niba nandikiwe intambwe 50 kugira ngo ngere ku kintu Imana yaneganyije ko nzageraho nkatera intambwe 49 nkahita mbivamo ubwo ninjya no muri ibyo bindi ngiyemo nabwo nsabwe intambwe 50 nari intambwe 37 nabwo mbivemo ari intambwe 30 nanone nsize cyangwa 13 niyo handi usanga umuntu abigenda feelings nimba uri mu kintu ari indirimbo ajya kuvuga ngo ni muri Yesu neza gumamo nimba uri mu kintu neza wumva ko kigumemo nimba ukora ibintu bikunze nyine abenshi baza bakurikiye amafaranga baza bakurikiye amafaranga twe rero ntago twabizemo dukurikiye amafaranga twabijemo tukukira urukundo rubikunda ndetse n'icyo tubona byatugezaho wowe wireba amafaranga mbere ahubwo reba icyaguhaye amafaranga ushaka reba izina rizaguhaye amafaranga ushobora kubijyamo n'amafaranga biri kuguhereza ariko the more you struggle niko nyine amafaranga azagenda aza kandi nimba ubonye izina rikugoye menya ko n'amafaranga yazaza byihuse okay so bakore cyane rero kugira ngo bagire icyo bageraho abantu mufite YouTube channel mwatangiye gukina filime mukamwara bipoye muri kuvuga ibi bintu nk'ibyo guys nta muntu yitubigeraho duhera hasi like from down to up sibyo no gukomerezaho gusa ngo ufite ikibazo nihe ukura inspiration mu kwandika movie kwambwiye ko wiyandikira ka directinga niki kigwa inspiration ni kuvuga mu magambo make ubuzima bwanjye bwose ni filime kuvuga ngo buri mwanya wose wanjye ntago ugomba kumfira ubusa buri mwanya wose ndi kuganira n'umuntu mbaneza amatwi impamvu buriya ushobora gusanga mu kiganiro ajyanye n'umuntu ushobora kuba nibuka uko byagenze byose kuko ikiganiro cyose twagiranye n'umuntu gifata mu mutwe kuko mashaka gukuramo ikindi kintu nagira kuko nshobora kuza no ku kazi nje gushutinga na script mfite mu mutwe nk'abya mutangire kurya mu gihe turi kuganira umuntu akatavuga nk'ikintu duhere kuri iyo ngiyo nyine uvuze aho havamo idea ngo rero ubuzima bwanjye bwose ni filime ikintu cyose mba ndi kureba aho ngaho nimba nicaye muri salo nkahita ndeba iyo salo ukuntu iteye intebe ukuntu zipanze nako nakora script nangiye kwiyenza ku ntebe ninjiye mu nzu ati ku ntebe mwazipanze bikahita nyine ikintu cyose ngikora inspiration ninjire kandi nshaka kuri hariya nayo nkahita nyirekera urabona turi mu bihe bibi bya COVID-19 ntago I think ko projects wari ufite ntago arizo ubu ngubu ntago biri kukorohera I think ahubwo ni gute wova kaminga kino cyorezo cya COVID-19 kugira ngo ukomeze nyine warninga cyangwa ukomeze gushimisha abafana bawe bagukurikira
ya ni ukuvuga ngo nyine biragoye kuko ntabwo ko umuntu yakoraga itaraza ariko ari gukora ubu ngubu ariko nanone ntabwo bikuraho ko ugomba gukora nyine nakubwiye ngo uko usiraguringa cyane niko nyine ugera ku nzozi zawe cyane n'ubijya ukavuga ngo covid yaraje ntabwo uri bushaka ubundi buryo uri bukore nyine yego irahari nibyo ariko ushobora gukora niba bigoranye kujya ahantu mugakora muri abantu benshi why not tutatekereza content ituma muri abantu bangahe muri mu rugo mukakora ikintu ega ushobora no gukora content yawe wenyine kora bizi twagiye dukora boro zuko widaburingamo abantu babiri ukagira twin yawe nkajya ahangaha ngakina ibintu nkajya nango nkongera nkabikina kandi bigasohoka hanze so rero ntuzigere utuma abafana bawe bakubura cyangwa bakumisinga bumve ngo baragukumbuye ari he ibyo kosa najya nkora buri rero niyo mpamvu uzabona ndi hano sinshobora gutuma abafana banjye bambura cyangwa bankumbure ni ihe nama wagira cyangwa wabwira abadukurikiye kuri Go High Show like inama wabagira muri rusange like iri related ariko kuri movie industry yo mu Rwanda inama nagira mbere na mbere ku bantu bakunda ibintu bya cinema banifuza kubijyamo inama nabagira nyine niba bijyemo bikunze kandi bakomere bashira umutima hamwe bakundane bakore team ko twese ibyo bintu tubigereho ni team ntabwo kuba ngeze aha ngaha uko nabyikinanye hari umugenzi wanjye wamfashije nawe inzozi ze duhuza so nibagira imana bagahuza ibintu bizagenda neza nyuma kuba tarabo ngabo baturage basanzwe nabagira inama n'ubusabe mudufashe mudushigikire mukunda ibintu byacu ko nudakunda ibintu byacu nyine ukanshobora kugweza project kabana nimbi ariko nujya muri comment ya ibintu unciye kimwe ariko the more you motivate me nibwo bwakundi nyine nicora ngavuga ngo nimba umuntu namushimishije niye project ndaga nago umuntu n'umucakime ngo ibintu yakoze nibibi ntago ari bune imbaraga zabandika ikindi kintu ariko umuntu n'umuhakime kwa ikintu wanditse ni byiza bibiri kuza komereza araryama avuga ati nimba ari umufana byiza nakuri umutima wiwe reka nandike none neje umira mushimisha nibwo ahita akora byiza kurusha ariko nimba muciye kime wamurangije nyine nibo batwangiza nyine kuruta uko baturema nyine ngo dukore ibintu bya bintu bashaka badufashe rero ubu ngubu nk'uko ubwiye abantu badukurikiye cyangwa bakunda sinema ubu wahita ubabwira na platforms zawukoresha kugira ngo n'abatakuzi cyangwa nyine n'abasanzwe bakuzi wenda bajya banareba ibihangano byawe bishyashya cyangwa abatakuzi bakoreshe subscribe byose nyine tu social media byose YouTube actually mu Rwanda nicyo nabwira abantu ndi muri Mugisha na Rusine ndi muri bore ya Bishop Gafaranga nawe turi gukorana izo ni products z'abandi ariko izanye nyiri bwite ni Ghost Hunter filime nshyashya igiye gusohoka nayo itamenyerewe ni content itamenyerewe mu Rwanda tumenyere filime z'amagambo ngiye kuzana filime rero y'ikikango y'umukobwa wari umuzimu par accident nyine mba narishe akagumya kunkurikirana izaca kuri Kigali Nation idasohotse no munsi yasohoka ejo tariki 10 hari nyiri byondo igiye guca kuri Zacu TV ndetse na Commando bigiye kujya bicaho n'izindi project zangize kujya zica kuri ako nagari zanye n'izabana bangize za Big Mind zigiye zica kuri The Focus na Big Mind yanjye rero icyo nababwira mfite aba comedian bagiye bazabona tuzagira ikiganiro kindi ubutaha cyabo bari bo ba Mitsutsu ba Prince na Navi n'abandi bagiye batandukanye rero bagiye kuza gutwika nyine tu kuri channel yanjye ya Big Mind Entertainment bakore subscribe cyangwa gitaha bazashya so abantu mudukurikiye tubasabye gukurikira inshuti yacu kuri channel abahaye kandi mukomeze munadusupport Mr. Killerman thank you byari byiza kugira ikiganiro natwe mukomeze gukurikirana Go High Show ni wa musaza wanyu Killerman the Major nabashishikariza gukurikirana Go High Show kuri channel yabo haratwika koko wagiye gusa Ibyanjye ni byanjye forever wakunze undi whatever you like my swag ndashona
Fendi Fashion Over. Your friends don't have to matter. Yeah, it's your boy Logan Joe. Keep watching Go High Show. Let's go, let's get it.